iryavuzwe nta muntu utunguwe gusa dutunguwe na reaction y'abaturage uburyo bameze biteye ubwoba ngenda nabikunze nyine ni bibi ariko ikintu kigaragara abanyarwanda banga umuntu urenganya undi barabyanga akarengane barakanga uziko Kazungu iyo bibesha gatoya abapolisi bakamurekura gusa nk'umunota umwe bamushwanyaguza nta nubwo bamushwanyaguza n'amaraso ye ntabwo twayabona bayanywa babwira agafande bati mwamurekuye mukagira imana mwamurekuye umunota umwe wonyine Kazungu ahashyira ku isaha ya 10:10 nk'icumi cyangwa 15 ubundi reka dutangire gatoya byabaye n'ubushize baraje basanze hari abanyamakuru benshi imodoka yari birongera irasohoka ikintu cyabaye twagezeho saa 7:50 niyo gahunda yari ihari turategereza yaje mu modoka iri prive abaturage ni benshi abantu ni benshi bategereje Kazungu baramutse bamurekuye none ahangaha Kazungu uburyo yaje kugira ngo mwayibonye yaje yambaye wa mupira noneho wa Kazungu wa abantu bamuziho ubushize hari abantu bavugaga ngo ese ngo uyu ni Kazungu ngo cyangwa se Kazungu yaje yambaye ya uniform ye Akazungu yaje kambaye uri kumva noneho akihagera bamucungira umutekano by'umwihariko kuko abaturage bari bahari afata n'umwanya nshimire polisi y'u Rwanda ikoza akazi kangana kwera kuko hari abantu bangana n'abajya muri stade Amahoro bari benshi cyane abantu bafite alimentation bafunze abamotari barafunga imodoka icyantangaje imodoka itwara ibishingwe bahageze baravuga ati nushaka udusige ntago tuva hano nka minota 30 Kazungu arinjiye amanutse yashinyitse nk'ibisanzwe hari n'abantu bumvaga iyo nkuru bari mu mujyi za Mateus no kwa Rubangura no muri Shike agahita afata akamoto yihusa akavuga ati nze nirebere uwo Kazungu koko n'ubundi aracyashinyitse nkuko n'ubushize yaje kamarade iriya nseko ye ihati iki aya uzi ikintu ihatse nyamubwire Krizo ihatse ngiye kuri njyewe ihatse ubuharamagara yahaza amagara negize ngo ugiye kuvuga wenda gafite ikintu ishinkije waya ni hahandi ugera ukabona isi n'ubundi yakwikaragiyeho ukavuga ati uriya mupolisi mukubise urushyi bandasa nkahita nza nkamwataka kugira ngo mpfe birangiye Kazungu suragira ngo amanuka arira nese uragira ngo amanuka arira bire ni nkuko reka tubivuga kwikinisha kugira ngo yerekane yuko kugira ngo yerekane ko nta kintu ari ikihebe n'ubundi yarabikoze mwaje mwamfu reka twinjire rero akigeramo amanutse aseka abantu bose baravuga ziba nta muntu utamubwiye ziba umuntu wese wamubona akavuga ziba ahubwo bibina baye ngomba n'inkonje bazimurya noneho tukigeramo imbere mu cyumba cyagombaga gusomerwamo bahita batanga itangazo yuko umuntu wese ufite kamera ayishyire hasi nta bantu bari basabye uburenganzira usibye RBA niyo yahawe hari ibitangazamakuru byinshi RFI yari hari Al Jazeera BBC Ive cyane yarahari Eric Bagibusa benshi bari bahari ikintu kibaye nuko basanze bireba aho ngaho kugiye biriho basanze ibyaha Kazungu akurikiranwaho ni 10 basanze ibyo byaha byose asohotse akajya hanze nyine ashobora kubyongera bikaba 40 cyangwa se agatoroka ubutabera nk'uko twari tubyiteze cyangwa agasibanganya ibimenyetso nk'uko twari tubyiteze Kazungu n'ubundi yaje baramubwiye icyabaye nuko bamubwiye ati ngwino ntarebe mwana bamubwiye yuko icyabaho kimwe cyo ni kimwe kihe nuko Kazungu agomba gukatirwa akajya imageragere ikibazo mfite mu mutima wanjye reka mbanze musomera urukiko rwa Kicukiro rwanzuye ko Kazungu Denis ukurikiranywe ibyaha byo kwica abantu 14 urwagashinyaguro afungwa iminsi 30 y'agateganyo umucamanza yavuze ko urukiko rwafashe uyu mwanzuro nyuma yo gusanga hari impamvu zikomeye zituma Kazungu ukekwaho ibyaha 10 birimo kwica umuntu biturutse ku bushake ibi byose babirebye gusa Kazungu ntago yemere kujya hanze ariko muranakoze umuturage twamaye interview mbonye hariya aya umumotari umafashe kaske
arifata gutya ati ndakimena umutwe. abanyamagare abanyonzi abantu bacuruza alimentation ababibye cyane babibye niba batabibye banacuruje uya babibye birukanse barahita babonye imodoka ije ubonye imodoka yari urabona arimo kugera muri ka kamodoka kakarandi kuruza bayibonye yirukanka inyuma ubwo utari urimo imbere wese yahise ahera hanze kuko hahise hahagara abapolisi nka 4 cyangwa 5 turahageze kuri ako twe tugiye kugura ji umupolisi aravuga ati aranatuza ati big mwakererewe nta wundi muntu bwemere kongera kwinjira ndavuga se ko narindi mo hano imbere ko bansatse aravuga oya nta wundi muntu wemere kwinjira bivuze ngo Kazungu akimara kwinjira bahise bashyiraho cortege y'abasirikare impande n'impande baravuga ngo nta muntu wemerewe kwinjira nta n'umuntu wemerewe gusohoka ariko nibyo Kazungu akwiriye gucungirwa umutekano kuko nanone reka nkwereke n'ikindi neze kumfasha n'ikindi kubwiye Kazungu u Rwanda rwagira isura mbi Kazungu yisha abantu koko kandi benshi binzira karenga ariko nanone Kazungu ubonye amanutse hari ukabona hari umuntu wese yirukanga muteye icyuma ubutabera ntabwo bwaba butanzwe neza kubera ko Kazungu ategerejwe no gutanga n'amakuru menshi cyane ku rubanza rugiye kuzaba rwo kuburana mu mizi so abantu bageragere hari umuntu watubwiye ngo arije bajye batureba arije bajye batureba rwose oya na kamarade yaganiriye twiteguye na kamarade yaganiriye je naganiriye n'umucungagereza umucungagereza arambwira ati baba we ati ngize imana ati ngeze ahangaha kamarade nkubonye ati ndagukunda ati ngukunda bya Danjwe na Jihad noneho rero ahita ambwira ati rero uko abanyarwanda bose bafite amatsiko yo kureba Kazungu muri gereza iwacu mu byumba byabo barashaka kureba uwo muntu witwa Kazungu ni muntu ki tubibutse ko ubungubu Kazungu agiye guta yerekezwa imageragere ira modoka niba ari ibintu byafite muri hariya bagiye kugenda ahita bifata direct bahita bamu ariko nge nashaka bamufungire mu cyumba cye wenyine nibyo nsaba ntazajya nasohoka biba byiza cyaba kirimo na douche na toilette n'ibyo babicishe munsi y'urugi nge nibyo nasaba nababajwe rero na aba ari abandi banyamakuru rero bari kuva nababajwe rero na baraba papa wo kwa Françoise bambabaje cyane noneho hari amakuru nabonye numva ndababaye uzi Françoise yari afite imyaka 27 yari afite abana ntago yabanaga n'umugabo yari yaramutaye bivuze ngo niwe wahigiraga ubuzima abana hari ikibazo yuko andi makuru yuko yari yaraguze akabanza kugira ngo yubakire abana abavane mu bukodesha ubu kutuvugana abana ba Françoise bavuze Minerval kandi amashuri yatangiye arakivugiye papa waraturitse ararira abantu bose bararira so nibyo bya Kazungu twababwira icyo twavuga icyambere cyaza ashinye kagere nk'ibisanzwe yinjiyemo yambaye Kazungu nyine kagapira k'Akazungu yandanga Kazungu niyo yaje nako byadutunguye ariko byatweretse ko ari we amanuka ashinyika nk'ibisanzwe ntabwo gushinyika ariko hari ikintu abantu bagarutse turi gusoza iki kintu ejo tuzabakora operation yacyo twibaze Kazungu ibi bintu ntago yigeza byifashamo wenyine kuko ntago wacukura ngo ntihereze ngo nashyiremo umuntu unarenza yitaka wenyine urakoze cyane icya kabiri ibintu biba bikaba mu gipangu muri icyo gipangu habamo abandi bantu byanga byakunda hari abantu bari babiriye urakoze cyane so nibe bya Kazungu turakomeza tubakurikirana n'andi makuru yandi mu mwitegure mwana